nizera ko iyi baruwa bayumvise neza. Wenda turubuze gufata nufite n'ikibazo iyi link ndaza kuyimuha abantu batigeze babibona rwose kuri WhatsApp urayishaka wese ikiganiro dusomye kiri no kuri YouTube channel ya igihe nanjye ndabaha link wumva ko afite amakuru afite amakuru yuzuye ndamuha link yisomere ibyo nyirubwite se ngayivugiye sibyo Jarudi ntabwo dushaka kugira ngo abantu bahore bari kuvuga ngo turi gukora ibintu bitari clear nababwiye ibintu byose nzaza mbabwira hanga nzaza mbifitiye fact zose zuzuye kumva Jaru kakule wewe mambo sa fresh kabisa meze neza ndashima Imana muri iyi minsi ariko ngo yibasiriye abatoza yibasira abantu bagiye batandukanye kakule kuki uri kwibasira abantu cyane ntabwo kwibasira abantu cyane ari uko ari urwango dufitanye cyangwa ari ibindi twaba duhuriyemo byaba bituma mbibasira iyo umuntu ubundi muri industry ya football urabizi mu bintu nk'ibi ngibi bikurikiranwa n'abantu benshi abantu baribasirwa bitewe nuko cyangwa se bavugwaho bitewe n'uburyo barimo baritwara tumaze iminsi tuvuga cyane kuri Etincelle turaza kubigarukaho mbere ko rero tubigarukaho reka tubanze duce mu byaranze igikombe cy'amahoro yego ejo hari umukino wa nyuma wagombaga guhuza ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport Jarudi wagize amahirwe yo gukurikirana umukino warabashije gukurikira uyu mukino nawurebaga live kuri YouTube najyagaho nkavaho kuri YouTube ya RBA ariko narawukurikiye narebye ibitego byose gusa nyine byarangiye n'ubundi APR itsinze Rayon Sport abafana bari barimo baravuga ngo babibye penalty ese ukumva atari urwitwazo reka twemere ko iyo penalty bayibibye dusuppose ko bari kuyibaha n'ubundi byari kuri ibitego biri kuri kimwe abafana nyeka ko ari ikintu tugomba kuba abaprofessionnel tugomba kwiga kwakira resultat niba ufana Rayon Sport nanjye murabizi ko ariyo kipe buriya mba njyamyeho APR yaraturushije twiyakire Jaru urebye neza kabisa kipe ya APR yatsinze Rayon Sport ibarusha yarabarushije abakinnyi ba Rayon Sport noneho nk'abari aba back forward babo rwose urebye nk'uburyo bazengurutse umukino ariko ngewe ari umurange ferme umuzamu bakamutsindira reka tureke mu murange ferme buriya ni ikosa ni Burayi kubura umudefenseur nyuma gakubita tackle cyane kuko iyi idafashe biba birangiye nyine cyo ni icyemezo ufata hariya ufata umuntu carton jaune ukayiga ukamukurura bakora icyewa ariko nage turabibona i Burayi byakosa bari dashidikanwaho kandi n'umutoza ntaze kuri kurenganyiriza n'umufano z'umupira akavuga atakoze ikosa ryanyabyo ryerekeye icyo nashinja umutoza wa Rayon Sport mu mipangire ya 11 yiwe hari umukinnyi bita Sulaiman Dafe ukina hagati kuri gatandatu uriya mukinnyi rwose uriya mukinnyi yari amafaranga ya Rayon Sport y'ubusa cyane bamuzanye muri phase retungaje kuziba icyuho ariko nasanze n'ubundi b'abanyarwanda bakanamugire Roger ba Sefu bari hejuru yiwe kuko ugiye kurira nk'amakosa yakoze kuri match ya Mukura kari kubera yuko Mukura yirangayeho Mukura akagombye kuba yatsinze Rayon Sport ejo babonye ko bamukuyemo kare bagashyiramo Sefu bashyizemo Sefu nibwo batangiye umupira watangiye kongera gukinwa gutembera ariko nkana Breming umuntu bita Abedi uziko yaragiye kurwana na Elanga Kanga Elanga Kanga mushinja kutamupasa Abedi ejo yabaye egoiste cyane yabaye egoiste yashakaga kuba intwari ahantu hose agashota cyane bya bindi twumva ngo abaganga ngo bakubwiye ngo ahora gishotera hose kirajya bimwe ugifite bimwe muzo ugifite ngo wakiguze Abedi yari yakiguze Abedi yaguze igitego kweri kahantu hose Abedi yari arimo hashotera wamenya ari ibiki Jaru yatari hanyuma byarangiye ikipe rero ya APR itsinze Rayon Sport ibitego 2-0 APR basha kwitwarira igikombe cyayo cya 13 cy'amahoro gitwarira muri stade Amahoro ivuguruye ese urabona yuko Rayon Sport irushijwe na APR urabona ko Rayon Sport dore yanatangaje ko maje zisigaye za champion zose zazakira mu mahoro urabona ibintu bitazakora kuri Rayon Sport ikabura igikombe cya champion biraza kuyikoraho bari buze uracyaka ko match ikurikira se bazapfa kubona abafana gusa wenda kuko ku gikombe bakiyoboye Rayon Sport ishobora kubana abafana kandi nta nubwo umufana agomba kuva kuri equipe ngo nuko yatsinze ese ko numvishe ngo mu byatumye Gatera Musagarurwa na match ya Rayon Sport irimo mubizi se mubizi ikipe z'uturere ko umutoza Gatera Musa yagaruwe mu nshingano ze n'umuzamu Matumeri Arno ikipe ya Rutsiro yabagaruye mu nshingano kuko regura muzamu si mubi ibyo bashinjwaga ni navyo bintu turaza kugarukaho ibyo bashinjwaga
nta makuru abiha, mbese nta bimenyetso, ibimenyetso byabuze cyo bita ibizibiti cyabaye ikibazo gikomeye. Baravuga ati rero nimugaruke, mugaruke. Ikipe ya Rutsiro rero kwitegura Rayon Sport ku munsi wo kwa kane, inakoze tizi inshuro ebyiri uyu munsi, bakoze mu gitondo mbonye na Mukanya bagiye muri tizi, ikoze kabiri mubyumva, kuko ikipe ya Marine yo izakina na APR ku munsi wo kwa gatatu. Sasa mu minsi yashize hari inkuru yatambutse mu biganiro byashize n'ubundi bya Kivu Sport, aho Kakule yaje kugaragara kuri kamera avuga ko Juma yasagarariye umutoza mukuru Seninga. Juma biza kugaragara ko atabyakire neza, avuga ko ari ukubeshya ko ibyo bintu bitabaye. Rero twagize uruhare rwa Juma, twumvisha ibya Juma n'abakurikiye ibiganiro byacu. Nyuma yuko Juma yavuze ko twamuvuzeho cyangwa se wamuvuzeho inkuru itariyo, tukaza no kuvugana ku ruhande, njye yambwira ko kuko niba bitabaye agomba kutubabarira. Ariko nyamara ku bigaragara nanjye nagombaga kwishakira amakuru yanjye, nkajya no ku rundi ruhande rwo bagiranye ikibazo, tukanamenya na byinshi byari byanditse mu ibaruwa imuhagarika. Usibye n'ibya Juma na ekipe yonyine uburyo yamuhagaritsemo, kandi ibintu byose ashinjwa, ibintu yaganiye n'igihe Seninga yivugiye ku giti cye, nibyo tugiye gukotinga. Noneho amakuru dufite uyu munsi ntago ari Kakule, dufite amakuru ya nyirubwite Seninga Innocent, toza w'umuhanga. Tukagira n'amakuru ya Igihe, ni ikinyamakuru gikomeye, kiri mu binyamakuru bikomeye hano mu Rwanda, ndakeka kirana leadinze nicyo cya mbere. Ubwo rero turi buze gukotinga umutoza Seninga n'Igihe, turebe koko niba Ali Kakule yarabeseye Juma atarigeze asagarira umutoza mu myitozo ashaka kumurwanya. Nkuko biri buze kugaragara muri iyi nkuru iri ku Gihe, n'impamvu zose nagiye nsobanura z'uko umutoza kujya muri lokale atari itegeko, nawe yagiye abyivugira nyir'ubwite. Ubwo rero n'icyatumye ava muri lokale cyose twahera rero, nshaka kwanza ubanze ubasobanurire, ndebere neza muri icyo kiganiro cyo ku Gihe, ndebere neza ubanze umbwirire abadukurikiye bose. Nshaka guca amazimwe, niko nabandikiye, abantu birirwa bagenda bavuga ati ngo dusigaye dufite inkuru za fake, ngo tuvuga ibintu tudahagazeho. Nshaka kuba confirma ko inkuru zose mvuga ziba zifite source kandi mba nzihagazeho, ntabwo kuko twe dushaka gutwika, kuko n'igihe ntabwo kiri gutwika. Igihe Seninga ubabaye kuko atari mu kazi uri kwikirwa izina, nawe ntabwo ari umuntu uri gutwika. Kandi byagaragaye ko amakuru wavuze ari nako koko Igihe cyayasohoye na Seninga yatangaje. Banza kwanza dusomere icyatumye ashyamirana na Juma, igihe byatangiye. Muri iyi nkuru rero iri ku Gihe, reka ndebe n'igihe yasohokeye kugira ngo dutange amakuru yuzuye kabisa. Iyi nkuru yasohotse ku munsi, ndakeka tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Tariki 3 ari kwa kangahe? Uyu munsi turi tariki 5. Uyu munsi turi 5 kwa mbere. Urumva ni nko kwa gatanu. Ni mu kwa gatandatu. Hafi aho ngaho. Saa 11 n'iminota 30. Uretse gatoya. Iyo nkuru yasohotse kwa gatandatu. Saa 11 n'iminota 34. Ngiye nakoze ikiganiro kwa kangahe? Kwa gatanu. Kwa gatanu. Urumva ko n'ahantu bihuriye, si ibintu navuze ngo nabisomye mbere nza kubivuga. Ngiye nari nabivuze mbere. Sibyo? Ni inkuru yanditswe n'umunyamakuru bita Nshimiyimana Eric. Reka twihute ko ni inkuru ndende. Ni inkuru ndende, turaca mu by'ingenzi tunabisobanura. Kuko Juma wagaragaje ko wamuvuzeho inkuru zitarizo. Reka noneho tujye hano ku Gihe. Ni ikiganiro kinini, duhere aho babazaga umutoza Seninga, umunyamakuru w'Igihe, amubaza ati ibibazo byawe na Juma Izabayo byatangiye ryari? Yego. Umutoza Seninga arasubiza agira ati ibibazo byanjye nawe byatangiye ku mukino wa Kiyovu, sinzi impamvu yabikoze, ariko nyuma yansabye imbabazi, numva ko cyari igitutu cy'umukino kandi narazimuhaye. Ni umuntu urakara vuba, nkeka ko ari we. Ngo icyo gihe bashwana ku mukino wa Kiyovu, umutoza Seninga yaketse ko urumva ari ukubera nyine igitutu cya match no kwari batakaje. Hanyuma Juma nyuma aza kumusaba imbabazi, aramubabarira. Urumva ashobora, hanyuma hano Seninga yahise avuga ati ni umuntu urakara nyine vuba, nkeka ko ariko
ari ukutamenya uburyo inzego zikurikirana mu kipe yacu. Ashobora kuba azi ko ari we nyine hano Seninga avugaga Juma avuga ko ngo ashobora kuba azi ko ari we mukuru, urumva, kandi Seninga avuga ko ari we umukuriye. Ubundi ubuyobozi, umutoza mukuru niwe ubukuriye, abafatanyije nabo gutoza harimo na team manager ari we Juma. Turi gusoma ku gihe. Rero hari igihe umuha amabwiriza nawe agashaka kuguha aye. Yego. Noneho akaba ari umuntu urakara cyane ushobora kuba yakugirira nabi. Urumva ko ahangaha Seninga kwanza agaragaje ko ikibazo cyatangiye kuri match ya Kiyovu. Urumva ko abisobanuye. Yavuze ko n'ubundi Juma Nshakiri ari gusobanura bashamirana mbere nyuma ku myitozo mbere ya match ya Musanze ku myitozo byongeye kuba inshuro ya kabiri. Reka nze naho mashake. So no Urajarudi aho ngaho ugiye kunsomera niyo nkuru y'ibyabaye nyuma mbere y'umukino wa Musanze. Ni inkuru imwe. Ni inkuru imwe. Aha bigeze hamwe Juma wavuze ko yashitse umutoza mu mashati abantu bakaza kubakiza muri stade muri imyitozo. Juma yavuze ko bitigeze bibaho. Seninga rero hano mu gikanda cye kari cya kabiri baramubajije ngo byagenze gute ngo uhagarikwe muri Etincelle. Biragoye ubone Seninga biragoye kubisobanura, ariko nge nagendera ku byo nabonye mu ibaruwa impagarika. Bampagaritse bavuga ku ngingo ebyiri arizo imyitwarire itari myiza, banavuga ko nataye ikipe mu mwiherero nkagenda nawe menyesheje. Ibyo bita imyitwarire itari myiza. Navuga ko bashatse kuvuga ku bijyanye n'ubushyamirane nari mfitanye na team manager Juma Izabayo. Byatangiye ku mukino wa Kiyovu, ubwo umukino warangiraga yarambangamiye mu rwambariro ashaka kunkubita, sinzi icyo yashakaga kumpora, wenda nuko twari twatakaje, niyo mpamvu ari wo mukino wambabaje kuko narawutakaje nshaka no guhohoterwa. Natanze raporo ku buyobozi ntibagira icyo babikoraho. Ubushize turi gutegura umukino wa Musanze FC turi mu kibuga nabwo yashatse kuza andwanya, baramufata n'abafana bari kuri stade barabibona barasakuza bagira n'icyo babivugaho. Ngira ngo iyo niyo myitwarire baba bashaka kuvugaho. Ibijyanye no guta ikipe mu mwiherero byarabaye kuko ubwo barimo bakora inama yo kutwunga kuko bari babonye ibitagenda. Menyesha umuyobozi ibihamya n'ibimenyetso ko team manager yansagarariye ndabifite, yarabifite nyine. Namenyesheje perezida na vice perezida ubutumwa burahari bitamba mu mwiherero kuko hari akabazo kihutirwa nagombaga kuza gukemura mu rugo iwanjye. Nibaza ko mu byo bagenda muri iyo baruwa impagarika mu gihe gito ntacyo umutima wanjye unshinja cyangwa ngo uncire urubanza. Hano iyi baruwa umuntu wanditse texte zirimo amakosa. Urumva ko bimwe wavuze ko nyine byabayeho nawe arabihamirije ko n'abayobozi babunze. Urumva ari nabwo iryo joro yarashaka kungwa nawe birumvikana ko icyatumye anagenda. Tutanavuze ngo wenda icyo kibazo cyari kiri no mu rugo n'iki, ntago kuca ku giti cyemvaga ko babungana Juma byoroshye, kuko Juma wabyumvishe muri amagambo yose yishyira mu mwanya atarimo. Yego yavuze umutoza yavuze ko atanga amabwiriza n'amategeko bari bugendereho, Juma nawe ngashaka gutanga donc akirengagiza ko umutoza mukuru ari we muyobozi mukuru. Nicyo cyakintu nge navuze ngo Juma ibyo atumwe sibyo atanga ku buyobozi. Niyo ukumva ko Juma we afite we ari kumva kayoboye ayoboye na Seninga, kandi Seninga ari ugomba kuba ayoboye, ayoboye Juma ari umutoza mukuru. Ukumva yuko hano ndakeka ko iki kintu gikemutse kinasobanutse ku bantu birirwa bableminga ati ngo narabeshye ibyo navuze si ukuri. Nizera ko iyi baruwa bayumvise neza. Wenda turubuze gufata n'ufite n'ikibazo iyi link ndaza kuyimuhara abantu batigeze babibona rwose kuri WhatsApp urayishaka wese kiganiro dusomye kiri no kuri YouTube channel ya Igihe. Oya nanjye ndabaha link, wumva ko afite amakuru yuzuye ndamuha link yisomere ibyo nyirubwite Seninga yivugiye. Sibyo Jarudi, ntabwo dushaka kugira ngo abantu bahore bari kuvuga ngo turi gukora ibintu bitari clear. Nababwiye ibintu byose nzaza mbabwira anga nzaza mbifitiye fact zose zuzuye. Umva Jarudi, noneho
sinzi ko hari ikintu twarenzaho ngewe muri iki kintu. Nanjye ndumva ntacyo twarenzaho. Muri baruwa hari ikindi kintu twavugaho, ikibazo cyo gushinjwa ngo ibisindisha. Yego hano kirimo ngo ibisindisha cyangwa mu kimwe ngo yaba yaragambanye birimo aho ngaho ngo bamushinjaga yuko ngo yasohotse ngo agiye kuvugana n'ikipe ya Musanze. Sobanura ibintu yasobanuye kandi reka nabyo tubirebe ko bagiye bamubaza ibibazo byinshi pe. Seninga yarasobanuye mu byo nibuka bavuga ngo yagiye gushinja, arababwira se buriya na hari ikibazo hano kibaza ngo ese kuki waketsweho gutanga amanota kuri Musanze FC. Aragisubiza aravuga ngo nkeka ko hari abantu batanyifuza muri iyi kipe, avuga Etincelle. Kuba umuntu yahimba ko wasinze agahimba ko wahuye na Musanze nta bimenyetso ashobora kugaragaza, mpita mbona ko hari ibyihishe inyuma. Nkurikije uko navuye muri Musanze banyirukanye kuri stade ya Bugesera, ntabwo ntekereza ko naba nayigirira impuhwe na nke, nubwo atari nge watoje umukino, ni nge wari watoje imyitozo ya nyuma nyine. Umusaruro wavuyemo ntabwo wayitirira, ariko harimo akaboko kanjye kandi birumvikana cyane kuko umutoza yahagaritswe mu masaha make kugira ngo match ibe. Ndakeka ari ibyo ngibyo, ibindi turaza gutanga link abantu baza kujya kureba iki kiganiro no kuri YouTube ya Igihe. Icyo nashakaga buriya mu buzima bwanjye Jarudi ni ukugaragaza ko ibyo wavuze nkunda ukuri cyane, utigeze ubeshya, atagira n'umuntu, nta muntu utabeshya pe. Sinavuga ko ndi umunyakuri ijana ku ijana, ariko ikintu nzi ko kirakurikiranwa n'abantu barenga igihumbi. Ikiganiro cyanjye cyakurikiwe n'abantu barenga 1,200 cya mbere, ikindi kigeze muri 990 hafi igihumbi. Ntabwo aba bantu bose tubishyiraho bigeze mu 3. Ibi ngibi ari ibiganiro twajya dukora kugira ngo tubeshye abantu, sibyo Jarudi, ngo twashe kubeshya abantu hano. Nta nubwo platform yanjye cyane yubakiye ari kugira ngo tubangamire abantu. Abantu biyumvisha ngo abantu bari gukora ibiganiro kuri YouTube bose ngo bari gushaka amafaranga, ngo nta bintu byabo gutwika kubeshya. Ibiserago biri kumvikana noneho. Ndagira ngo wa muntu wari we wese twiriwe dushwanira iki kibazo nikizongere kubaho kinarangirira aha. Igisigaye ubuyobozi n'akarere, bwira akarere kuko ubuyobozi bwo nge simbwize, ubuyobozi bwa Etincelle sinkubeshye ngo ndabwize ko bwakemura iki kibazo cya Seninga na Juma, kuko icyo mubwira cyo Seninga nta kosa afite mu byo yareswe. Tubyumvikana kuko nagatera Musa wenyine bavuga ko yarezwe ngo yakoze ibi n'ibi no se ko yagaruka. Niba umuntu ashaka kubwira ngo runaka yakoze ikintu, akwereke na fact zacyo. Niba kubwira ko yabonye ngo ibisindisha, yakweretse icupa ko umuntu afite inzoga ari kunywa inzoga muri yo lokale. Ese kuko yavuye muri kapo dasabye uruhushya kandi message zihari sinazigaragaje, siba zibonye message za Seninga. Werega n'umutoza mukuru si ngombwa kajya muri camp. Ubuse ko duturanye wenda naho Marine tuye ntibajya muri lokale ariko umutoza agataha. Ibyo byose birimo aho ngaho muri iyo letre. Ushaka wese ze ngiye muhereze link yisome. Yego, sincakarira abantu hepfo no ruguru bagenda bavuga ati bakwibasira wenda bakavuga ko ari nguru kwibasira ngo abantu nguru kubabeshera ngo nibagezaho no. Jewe ndakubwira ikintu cyose cy'ukuri kuko iki kinyamakuru gikomeye cyane. Uzaramuka nibasire nanjye nzamwibasira. Simbuye ntabwo bigomba kugeraho, ariko uzanyibasira nanjye nzamwibasira. Buriya ari mu bintu tugomba kujya twitaho, tugomba kwita ku mazina y'abantu, tukita ku cyubahiro cy'abantu, ariko nanone niba hari ibintu biri kuvugwa kandi bigaragara, nanone umuntu ntiyumve ko batagomba kubivugaho kandi ari mu nshingano zimu-expose ko agomba kuvuga. Ibi kuba ndahanga ndi kuri mikoro ndi kubikora nuko ndi kubikora nyine nk'akazi, sibyo? Nundi nawe afite ibindi ahuriyemo n'akazi. Sindajya kumenya akazi k'umuntu ukora telefone kandi njyewe uburi kuri stade umunyamakuru w'umupira, sibyo? Nanjye icyo nshinzwe kujya kumenya no kujya hehe kuri stade nkajya gushaka amakuru. Nuwa telefone aba yarize gukora telefone, nzayimujyanira yikore. Nuzaje kunshaka amakuru nzayamuha, nta kindi. Yego, naho tureke kugeza ubu tubreming umuntu ngo nabyo shoboye ngo ibyo barimo no kubeshya burya. Kandi ku bantu baba bibaza impamvu twakora bari hano, mujya mubibona ko ni Burayi kuri za Super Sport, kuri za Canal, no mu Rwanda muri za Cafe Sport batumira abatoza mu biganiro bya sport. Umutoza akaza agakritika undi mutoza, agakritika abakinnyi, agatanga ku makuru afite. Ariko twebwe bagira ngo nago tukurikirana social media kandi mbona abantu bose bafite ama televiziyo, bafite ama Canal Box, barabibona. Tubona n'abakinnyi baratumirwa, ba Samir Nasri barakora, tubona abakinnyi benshi
nibyo ngibyo yerekana ndi kuvuga ati na Seninga urikubona ko no muri Eritrea bamubashije ese ikintu cya affecta ko wabarahagaritswe wenda no kuba baravuze ko kundi kipe ya APR ndavuga ibyo twabivuze Pep Guardiola yavuze ko ari DNA ya Barcelona avuga ati ko atifuza kuzahura na Barcelona ariko bahuye yayitsinda nk'akazi cyane ibyo ni ibintu bitandukanye bari professional cyane turabizi mu kinyahura n'ikipe yavuyemo akayibabaza ariko yatsinda nta celebrate ariko akayitsinda nyine rero ikintu Jarudi twanzure rero ibya Seninga na Juma byumvikanye akarere kabikoreho nubwo buyobozi bibikoreho ariko icyo nifuza ko iyi mikino inisigaye umutoza yagarurwa mu nshingano yego kuko njye nagiye ku myitozo uko nabonye imyitozo iri kugenda nta discipline birimo nyine urumva niba umutoza mukuru adahari ntabwo wabura kubonamo inenge kuko njye niba nageze ku kibuga ngasanga abakinnyi batari munsi ya 7 basibye imyitozo nagwaye video njye sinakuyere video yego hari n'abantu twari turi kumwe n'abafana njye n'abafana twaganiye nuko mbaraga kubafata nyine video ngo nongere subiza inyuma bamereza ayo makuru y'iki ukuntu byagenze kuko nabyo byose kora byari birimo hariya nagwa yakwirirwa cyaka ayo makuru icyo niboneye abakinnyi 7 bose bavunikiye rimwe oya sibyo ya discipline nkeya urumverega mutoza niyo mpamvu amwita umutoza mukuru kandi tena numvisheho ntibakimwita umutoza mukuru reka ngarukire wa mukinnyi witwa Tamaki sinyavuga ko ari umukinnyi w'indiscipline ariko hari igihe bishobora kuba muri discipline nye wenda rijya bari mukuri ahubwo byakumva na sansa avuzemo abantu bakumva ko ari bigaragara nabi ahantu ndamugarukira mu gitondo yabwiye Serge ukora massage ukora ibintu bya urabona haba hari n'umufizio yego ekipe igira umufizio yambwiye ko afite ikibazo ahanga mu rukenyerero none yari kumwe na kocha Baraka ariko kuva Tamaki afite ikibazo cyo kuvuga ati ngo Serge giyo Tamaki mubwiye ko afite icyo kibazo ngo nagamwitaho ngo nta kintu amufasha ngo nagamukora urukumva ko hatangiye kuzamo nakaga pingane kiki ko tubazo ibyo ntago ari ibintu babikuye ku no ubuyobozi bw'akarere n'abayobozi ariko kumva birahura ibindi byo by'imyitozo sinabyivangamo umutozo asagira imyitozo ye ariko kuba abakinnyi barenga 5-6 ntababonye mu kibuga ni ikibazo hati bose nago bafitemo ikibazo cy'imvune nizo za desordre kandi na Seninga we kugiti cye hari ikintu yavuze yari yarasanze muri Etincelle yasanzemo harimo abakinnyi badakora tize kwa mbere no kwa kabiri kandi warabivuze kuri match ibyo bintu sinabikubwiye warabivuze byongeye kugaruka muri equipe ubuyobozi rero bubimenye ko buri abakongwe batangiye kuba abakongwe uri kumva abitwa ba Moro ntabona abonyemo kandi barakinnye match ejo bundi reka wenda tubitindeho harimo wenda abasibye bafite impamvu n'abadafite impamvu ariko ubuyobozi bwumve ko shampiyona igezana akomeye cyane gusoza ku mwanya mwiza mutoza niba mugare ntacyaha yakoze ntacyo afite bamugarure atoze imikino n'abantu bagiye bakora ibintu kuri stade tukabona bitangaje bari mu bitangaje byabaye byose barigane abantu barasakuza bakora mu gihugu bakavuga bagaruwe mu kazi ubuse bongeye gusakuza ko bagaruwe mu kazi bacecetse rero ntabwo mushaka guhohotera Seninga ngo ahohoterwe we icyo asoze neza kandi ngiye nifuza ko yanakomeza na Etincelle tuba tubyifuza twebwe dushaka ndakeka Etincelle ku mwanya mwiza iri kumwe na Seninga ni Seninga Etincelle abameze twakwibukije ku mwanya wa 4 twakwibutse neza ko Seninga ariyo mutoza wenyine ufite kuba yaratsinze ikipe ya APR Etincelle yabo cyane ese abayobozi rero barananganyiriza i Kigali niyo muntu watsinze APR kuri peri igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'umuntu bita Ndikumana Bodo sinzi niba abantu bamuzi no ku gihe cyayo muri Africa kapiteni wibuka ko nabwo yitwaye neza cyane iri kumwe na Seninga yitwaye neza cyane kandi ubu none ifite n'abakinnyi benshi beza ako Seninga turanamushimira muri icyo gihe yaje kuturokora bagize n'amahirwe n'abakinnyi bacu baba babigarutseho yanabigarutseho niyo wajyanye Mirafi Kigali niyo wajyanye Mirafi Kigali 15 ifite amanota 13 none ubu iri ku mwanya wa hafi wa 9 ifite n'amanota menshi cyane n'amanota menshi 32 kakure twasoza ariko nyine ubuyobozi bw'akarere message bagereho ntago umutoza ntakiri gikuba cyacitse ako kantu gato kabayemo kazakosorwe umutoza agaruke mu nshingano adufashe mu kintu isigaye ni nawe uri gutuma turyoherwa reka cyane niyo watugaruye kuri stade basi dushishikariza basoje ngo baze kuri stade no basi ikintu ngendi gusaba ubuyobozi basi bunubahe Seninga bunamwubahire aho yadukuye nawe yaratugejeje kuba kukarezirita gake gusa bakamwubahira no nta n'ikintu kidasanzwe ibindi byo hanze y'ikibuga byose bareke se zirangire niba batamukeneye batandukane ku mahoro ariko hatabayemo ngo umutoza ngo ibishindisha ngo umutoza ngo yashwanye ngo na team manager byo bari kwica izina ry'umuntu muri kariyeri ariko kakuru wari kubona umupolisi wo mu muhanda atemera kuvuga ngo wasinze ntago byemerewe bisaba kuba afite igipimo yagupimye akagisetinga muri 0 ugahuhamo akavuga ati dore wari ufite degree izi nizi urumva ko rero
umutoza rwose arakenewe agaruke mu kazi. Why not atakomeza na Etincelle umwaka utaha? Byasaba ko staff ihinduka. Urumva ko byasaba ko staff ihinduka kuko abamuvangira n'ubundi baba bagira. Kakule twasoje, reka dusoze. Mbere yo gusoza rero, still mwibuke abantu nyaboneka muri kubaka mukeneye amarangi meza yo gusiga muri piscine, ntabwo twari yababwiye muri Jana Auto Paint arahari, izo bita stone wall, muri kureba muri izo nkuti inyuma zirahari. Jana afite amakaro meza, afite produits zirwanya imidite ku mazu. Hanyuma n'abantu mukeneye amafoto, ufite ubukwe, nabonye abantu kakura babonye amaproposal ari muri uyu mujyi. Proposal ni menshi cyane, abantu bafite buri muri uyu mujyi bafite ibice. N'abakobwa bari kubona abagabo cyane, Manzi Ramadhan kabisa idwa zabo zarakiriwe. Abakobwa benshi nabonye ariko batuba bari ko proposal ziri kuba divorce zigabanyuke azabane paka. Kensore yarabiririmbye bati basigaye bakora ubukwe bashaka nyine show, ariko abantu bajya gushaka babitekerejeho. Hanyuma rero niba uri gutegura ubukwe, urabizi sinakuyobya, Kivu Lens Photography ni kampani nziza cyane byatari, ishobora kugukorera amafoto meza. N'abantu bakeneye gukora film, bari muri hospitality mu karere, mukeneye abantu bashobora gukavaringa amanama yabereye inaha muri Kivu Lens barabikora. Hari n'umuntu wambaye ubutumwa sinzi niba warakurikiranye, sinzi gukurikirana Tuzuri TV. Tuzuri ndayibona. Umutoza bita Kanavaro hari academy. Yego twagombaga kuba turi kuri stade, tukagira coverage, ariko Kanavaro ndamushaka tuganire nanjye aricyo namufasha musanga no ku myitozo kuri stade. Equipe ntago iraba nyine baratangije, ariko urabona ko icyo yasabye ko numvishimo nyine muri interview ko akenewe abana bafite impano badafite amasantere runaka cyangwa amarerero babarizwa, nyine badafite ahantu bari, kuko ni ibintu bifite gahunda, bifite programme. Ntabwo ari kwa byo kugira ngo umwana atangire kuza afite kontre w'abandi n'iki. Hano dufite abana benshi bafite impano badafite aho bakina, yaba ababyeyi yaba iki bafite abana babo batwegere, bamwegereze, Kanavara abafashe. Yego ufite umwana yikwirirwa mu rugo, najye kuri stade kuri yo siporo, bamwubakira kariyeri, ntacyo bamusaba. Ikintu cyiza kinahari, umwana wese uzitwara neza no mu bintu byo kumurihira amashuri n'ibizajya bizamo, babyemeye ko bazaganira n'ababyeyi babo bakagira amasezerano bagirana yo kujya bafashamo n'abana babo. Yego rero umuntu wese ufite umwana udafite ahantu abarizwa, ufite impano ya football, ukeneye no kwiga football, ushobora kuba adafite impano muri icyo gihe, ariko impano football ni ikintu wiga ukakimenya cyane. Bamwikiriza umupira ni science. Turagerageza gushakisha hepfo iryo dushaka kugira ngo Gisenyi yongere Besude, tugira abakinnyi benshi, tugira bayimani benshi, tugira bajihad benshi, bamuhadiri benshi, urabona ko ubundi izo talent nawe zagenda uko zarabuze abantu bagenda bazikurikirana. Icyo ngicyo nicyo kintu rero cyiza. Mu gihe ministeri yananiwe kuduhereza academy, reka natwe abantu bagerageza babyikorera. Kakure ndumva rero twasoza, ahubwo tuzasubire ku munsi wo kwa gatanu. Hanyuma wabonye ko uwo bita Black Mukaru Boy yafunguye YouTube channel. Tugomba kumusapota. Ejo twarebaga match ya Rayon Sport, ndimo kugenda mufasha kwishyira ku murongo, ubu ngubu bimeze neza. Tugomba kumusapotinga. Nyamuneka mugire kuri YouTube channel musake witwa Black Mukaru Boy, no mujene w'inaho Munyagisenyi, nawe mufashe, hanyuma mumuzamurire channel, hanyuma narebe ko yatangira gukora kuri amusanga, yambye ko azaguhostinga vuba. Nta kibazo ngo kuri match mwari muri kumwe, ubwo perezida yavugaga ngo n'abajiniyoro barishyura. Twari turi kumwe mu karo, twari turi kumwe, narabimweretse ndamubwira dore bari kwangisha abantu umupira kabisa. Perezida abwira abajiniyoro bayitentera ati murishyura kwinjira kuri match ya Musanze, ariko bitangaza. Reka dusoze rero, hanyuma mukomeze mukurikira ibiganiro turi kubagezaho, kandi dushima abantu mwese mufata time mukabireba mukajya muri comment. Ntabwo mwese twabavuga amazina, ariko turabashimira cyane. We sign out.